Igitondo cyiza bene data, turabashuhuje mugire igitondo cy'umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza twigamo ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato buri munsi, mukaba mugiye kubana nanjye Nzabamwita Pierre afatanije na Mugabo Emmanuel, akaba ari njyewe ugiye kubagezaho icyigisho cy'uyu munsi. nk'uko bisanzwe rero, reka tubanze dupfukame dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe biramukanya natwe muri iki gitondo. Tugushimiye kugira neza kwawe kwaturaranye, ubihererwe icyubahiro mubyeyi. Ibi byigisho byiza tugiye kwiga, mubyeyi mwiza, utwoherereza umwuka wawe wera kugira ngo abitwumvishe, maze adutere mu mutima wo kwihana no kwatura, kugira ngo tubashe gutandukana n'icyaha, tubane no gukiranuka n'amahoro bikomoka mu ijuru. Nibyo twifurije umuntu wese urimo gukurikirana ibi byigisho, kugira ngo iyi ntambwe abashe kuyitera, maze yibonera amahoro akomoka ku kwihana no kwatura mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero gukomezanya n'icyigisho cya kane, icyigisho kivuga ngo kwatura ibyaha. Iki cyigisho rero mugikurikire mutuje kandi mugifitiye amatsiko menshi. Ni icyigisho cyiza cyane kidukeneye, twari dukeneye muri iyi minsi, kugira ngo gikangure imitima yacu, tubashe kumenya ubukene dufite n'uburyo twakira ubwo bukene. Reka rero turarike mwene data Mugabo adufashe muri iki cyigisho. Arakoze mwene data Nzabamwita kuba ampaye umwanya kugira ngo tuganire kuri iki cyigisho kivuga ngo kwatura ibyaha. Iki cyigisho cyacu cya kane kivuga kwatura ibyaha. Dufite isomo ryo kuzirikanwa riboneka mu Migani 28 umurongo wawo n'uwa 13. Riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Bivuze ngo ibyaha iyo byatuwe burya Imana irakubabarira. Dufite amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi mu gitabo bita Kugana Yesu ku ipaje 38 avuga ngo kwatura ibyaha kuvuye ku mutima witanze byimazeyo kugera ku Mana Nyirimbabazi zihoraho. Kwatura ibyaha kuvuye ku mutima witanze byimazeyo kugera ku Mana Nyirimbabazi zihoraho. Iyo watuye ibyaha ukaba ubikuye ku mutima, Imana irakubabarira bitewe n'uko Imana ari inyembabazi. Dufite ingingo yo kwa mbere ivuga ngo imbabazi z'Imana. Ikibazo cyaho cyo kuri A kirabaza ngo mbese ni iki tugomba gukora igihe twemejwe icyaha? Iyo twemejwe icyaha hakorwa iki? Reka dusabe mwene data Pierre adusomere mu Migani 28 umurongo wa 13. Mu Migani igice cya 28 umurongo wa 13 haragira hati: uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Reka twongere tumusabe nanone ako kantu murakumvishe, ahita dusomera muri Yakobo 5:16. Muri Yakobo 5 umurongo wa 16 naho haragira hati: mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Arakoze cyane. Ngira ngo hano birumvikana neza yuko iyo habayemo kwatura hakabaho no gusenga dusabirana, byanga binoga Imana iratubabarira. Gusenga rero dusaba kubabarirwa ibyaha ni isengesho Imana itagisubiza inyuma. Amagambo ari muri Kugana Yesu nanone ku ipaje 37 aravuga ngo ibisabwa kugira ngo umuntu abone imbabazi z'Imana biroroshye, biraboneye kandi birumvikana. Ntabwo ari ibintu abantu bihimbira, oya, ahubwo dufite aho tubisoma uko bigenda kugira ngo umuntu abone imbabazi z'Imana. Ntabwo Uwiteka dusaba gukora ibintu bimwe bitubabaza kugira ngo tubone kubabarirwa ibyaha. Ntabwo dukeneye gukora ingendo nyobokamana ndetse kandi zinaniza, cyangwa kwiha ibihano bitubabaza umubiri kugira ngo imitima yacu ibe yakwemerwa n'Imana Nyirijuru.
cyangwa ngo ibicumuro byacu bikunde bihanagurwe, ahubwo uwatura icyaha cye kandi akakireka azababarirwa. Icyo nicyo kintu gisabwa kugira ngo umuntu ababarirwe icyaha. Ntabwo ari ukujya gusengera kure, ntabwo ari ukwibabaza umutima, ntabwo ari ukwibabaza umubiri, ahubwo iyo watuye icyaha ukacyaturira uwo wagikoreye urakibabarirwa. Icyo gihe musenga, iyo musengeranye mugasabirana, murakizwa, Uwiteka arabababarira. Mbese ibi bidusaba kugira iyihe nyifato? Niba tumaze kwatura ibyaha tukanababarirwa, dusabwa kugira iyihe nyifato? Reka dusome neza, dusomera mu Migani 15:33. Imigani ni igice cyawo cya 15 umurongo wa 33. Umurongo wa 33 haragira hati: kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Arakoze cyane. Inyifato dusabwa nk'abantu bamaze kwihana tukatura ibyaha. Burya iyo ugiye kwaturira umuntu ibyaha, ni kiba kigaragaza ko wamaze kwicisha bugufi. Kundi icyaha umuntu aragihisha, ariko ngo twasomye ngo ugihisha ntabwo azagubwa neza. Iyo wamaze gufata umwanzuro wo kujya kucyatura, uba wamaze guca bugufi. Hano rero batubwiye ko tugomba kwicisha bugufi kandi tukagira ibyo bita kubaha. Niyo nyifato umuntu umaze kwihana asama. Igihe rero ibyo utazabibona ku muntu kandi akakubwira ko yihannye, ujye umenya ko akubeshya, kuko ibyanditswe ni ukuri kandi tubyizera yuko bitabeshya. Abataracishije bugufi imitima yabo iboneye imbere y'Imana ngo bemere icyaha cyabo, ntabwo barabasha kuzuza ibisabwa. Kuzuza ibisabwa ni ugucisha bugufi umutima wawe imbere y'Imana. Ariko ibyo bigaragarira hehe rero? Bigaragarira muri kwa kugenda ukajya imbere ya mugenzi wawe ukamuhaturira icyaha, cyangwa se icyakorewe mu rwihisho ukacyaturira imbere y'Imana. Niba tutaragize bene uko kwihana kuticuzwa, kandi tukaba tutaratuye ibyaha byacu, dufite kwicisha bugufi nyakuri ko mu mutima, ndetse dufite n'umutima umenetse, kandi tuzinutswe igicumuro cyacu, ntabwo turigera tumaramaza gushaka imbabazi z'icyaha. Ibi bintu byose bisabwa gukorwa hariho umutima wo kwicisha bugufi ndetse no kubaha. Nibyo biba bituma ushobora guhita ubona imbabazi z'Imana mu buryo bworoshye. Kandi niba tutarashakashaka izo mbabazi, ntabwo turigera tubona amahoro y'Imana. Iyo tumaze kubona imbabazi z'Imana, ikibitubwira tugira amahoro yo mu mutima. Impamvu imwe rukumbi tudashobora kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize, ni uko tudashaka gucisha bugufi imitima yacu y'ubwibone. Burya umuntu niba hari ikintu kibona cyane ni umutima. Noneho rero umutima iyo ugize ubwibone rero, ni nawo utuma umubiri udakora akazi kawo ko kujya kwatura. Ariko umutima iyo wamaze gucishwa bugufi, ukumva ko izo nshingano ari ngombwa, umubiri wo nta kindi ukimaze, uhita ukora icyo umutima uwutegetse. Hari amabwiriza asobanutse rwose yatanzwe ku byerekeye iki kibazo. Kwatura ibyaha kwaba gukozwe mu ruhame cyangwa se umuntu yiherereye, gukwiriye kuba kuvuye ku mutima kandi kugakorwa nta gahato. Iryo ni ihame ry'ijambo ry'Imana. Kwatura bigomba kuba biturutse ku mutima ukunze, ntabwo ari agahato. Kuko icyaha kenshi abantu bagikora mu rwihisho, ntabwo gikora abantu bakureba. Iyo ugikoze mu rwihisho rero, kujya kwatura n'ubundi ni wowe biba bireba. Ni uburyo umwuka w'Imana aza agakabakaba ku mutima wawe, wo kumva ushatse kugira amahoro yo mu mutima, ariko ukayabuzwa n'icyo cyaha wakoze, bigasaba kugisohora mu mutima kugira ngo ubashe kugira ya mahoro. Ibyo rero nibyo Uwiteka dusaba, kandi ni nabyo byangombwa dusabwa kugira ngo tube twabasha kubabarirwa ibyaha. Ngira ngo rero imbabazi z'Imana tuzibona iyo twatuye ibyaha byacu,
nibwo Imana iduha imbabazi. Ikitubwira ko twabonye izo mbabazi rero ni uko tugira ingeso ebyiri. Tugira ingeso yo kubaha ndetse n'iyo kwicisha bugufi. Hanyuma inyungu twe tugiramo, tugira amahoro yo mu mutima. Ndifuriza buri wese rero kugira ngo abe yabasha kurwana, kugira ngo abe yabasha kwibonera ano mahoro yo mu mutima, kandi Imana izabidushoboza mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Kuri iyi ngingo ivuga ngo kwatura ibyaha ni ingingo isobanutse ngira ngo, ariko iyi ngingo mugabo unabyibuke neza ni nayo itera impaka cyane. Ugasanga abantu bamwe baravuga bati twarababariwe, abandi bati twaciye muri iyi nzira tubabarirwa, abandi bati twaciye muri iyi. Ugasanga nyine abantu ntibumvikana kuri iyo ngingo, barabivugaho bitari bimwe. Ariko ahangaha umwuka w'Imana arabisobanuye, kandi umuntu wese ushaka kubisobanukirwa, ndatekereza yuko nta n'igicu cyamukingiriza. Kwatura icyaha biturutse ku mutima, hano muri Zaburi ya 34:18 batubwiye ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. Iyo ugiye kwatura icyaha udafite umutima ubabajwe n'icyaha wakoze, icyo gihe uba urimo gukora ubusa cyane. None se uyu muntu watuye icyaha nyine afite umutima umenetse, impamvu Imana yamwima imbabazi zibaho? Nta mpamvu Imana yamwima imbabazi. Urakoze cyane rero kudufasha muri iyi ngingo, ngira ngo ikuyeho urujijo ku muntu wese ushaka kugira amahoro yo mu mutima. Atura icyaha, kandi watura icyaha ubikuye ku mutima. Murakoze cyane rero, Imana iguha umugisha, kandi n'abatwumva Imana ibaha umugisha. Ariko turabibutsa ntabwo gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere, cyangwa se niba iki cyigisho cyakuryoheye ucyohereze mugenzi wawe, kugira ngo umuntu wese amenye ko inzira Imana ishaka yo gukira icyaha ni imwe gusa, ni ugucyatura. Imana iguha umugisha. Amen.